wenda duheruka kuganira hejuru y'imiterere y'imitima yacu, imitima Imana yishimira gukorana nayo, umutima Imana itishimira gukorana nayo. Ndaja gusubira muri ayo magambo kareviziyo subiramo, ariko cyane cyane twaje gusoza tuganira hejuru y'urugingo rwitwa ururimi. Ururimi ndaje gusoza ariko cyane cyane dutindaho hejuru yo kugenga ururimi rwacu, urugingo rwitwa ururimi rwacu. Nubwo ari urugingo ruto cyane, ariko hari icyo ijambo ry'Imana rivugaho, twaje gusoza turuganiraho. Yego, uheruka twavuze hejuru imitima Imana yishimira gukorana nayo n'imitima Imana itishimira gukorana nayo. Twifashishije ijambo mu gitabo cya mbere, urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice bitatu ku murongo wa 3, umurongo mugufi cyane uvuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu, cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere uwishwe mu mitima, umurimbo utangirika w'umwuka, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ahangaha twavuze ko Imana yacu mu bintu Imana yitaho cyane, kimwe mu bintu Imana yitaho cyane, itindaho cyane, itinda ku myitwarire yacu y'imitima yacu. Uvuga ko itinda ku mikorere yacu, kuko hariya uya muntu w'imbere ni umuntu ukomeye cyane, niwo Imana yitaho cyane, umuntu w'imbere, umuntu uwishwe. Yego, niyo mpamvu Petero avuze ngo umurimbo wacu we kuba uw'inyuma gusa, ngo ahubwo uw'imbere uwishwe mu mitima. Yego, Petero ashatse kuvuga yuko cyane cyane abantu bagomba kwita cyane cyane ku isuku y'imbere, utakwita ku isuku y'inyuma. Yego, tuvuga ko icyo gihe ari igihe imikorere yacu ishobora gutungana cyangwa se gutandukana n'imitwarire y'imitima yacu, kuko rimwe na rimwe hari ibyo dukora byinshi cyane, imirimo myinshi dukora, ariko wenda hari rimwe na rimwe igatandukana n'imiterere y'imitima yacu hari imbere. Nayo mpamvu twaba tuvuze yuko twasubira muri ayo magambo ajanye n'uburyo imitima yacu ifite. Reka tubanze tuvuge wenda ku mitima Imana itishimira, turavuga twihuta cyane kugira kuri ijambo twatuvuze ijanye n'urugingo rwitwa ururimi. Twavuze tugiye kuko umutima Imana itishimira ari imitima myinshi, ariko umutima wuzuye gukiranirwa, bene iyo mitima Imana ntabwo yishimira. Tuvuga kandi yuko hari umutima Imana itishimira, umutima winangiye, umutima wanga kumva, umutima wanga kumva. Akenshi muzi ko turumva cyane amagambo y'Imana menshi, ariko hari igihe twumva ariko kandi tutumvishije, tukinangira umutima. Hariya mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 3 no ku murongo wa 7, aho Imana yabwiye Isirayeli avuga ngo uyu munsi mwumva ijambo ry'Imana ngo ntimwinangire imitima. Uyu munsi nuko rero bene data, mwumva ijambo ry'Imana ntimwinangire imitima. Yego, Imana rero ntabwo yishimira umutima winangiye, umutima ukomeye winangiye utumva. Tuvuga kandi ico gihe hari imitima kandi Imana itishimira, umutima utizera.
nayo mpamvu kandi muri urwo rwandiko nyine ibice bitatu no ku murongo wa 12 hari mu rwandiko rw'Abaheburayo biravuga ngo nuko rero bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kumva Imana, umutima utizera. Uwo mutima rero twavuze ko umutima nawe Imana ntabwo izawishimira. Yego. Tuvuga kandi ko hari undi mutima Imana itishimira, ari umutima wishimira ibyago z'umwanzi wawe. Ariya mu gitabo c'imigani tuvuga yuko 24 no ku murongo wa 17 aho bivuga ngo ntukishimire umwanzi wawe nagwa. Kandi ngo ntukagire umutima unezezwa nuko atsembwe. Kugira ngo Uwiteka atabareba akababazwa navyo, hanyuma ngo akirengagiza uburakari yamurakariye akaba ari wewe ahana. Uwo nawe umutima Imana ntabwo iwishimira, kwishimira ibyago z'umwanzi wawe, uwo wita umwanzi wawe. Bibiliya ntabwo twemera kwishimira ibyago vyiwe, kwishimira ibibazo navyo. Yego. Ahubwo mu gitabo c'imigani 25 bikavuga ngo no ku murongo 21 bikavuga ngo umwanzi wawe nasonza. Ahubwo ngo umugaburire, nagira inyota umuha amazi yo kunywa. Ndetse bikavuga kandi ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko ngo nubwira utyo uzaba ngo umurunze w'amakara yaka ku mutwe. Kandi ngo Uwiteka azakugororera. Ari mu rwandiko rw'Abaroma ibice 12 no ku murongo wa 20. Ndavuga aya magambo nzi neza yuko tugeze kuyaganira no kuyasubiramo no kubibutsa kuko numva kiri umutima wanjye. Uwundi mutima Imana itishimira ni umutima wohejwe, umutima ushukika. Umutima wemera guhendwa, umutima wohejwe. Hariya mu Gutegeka kwa 2 ibice 11 no ku murongo wa 16 Imana yabwiraga cyane Isirayeli, babwira ngo mwirinde ngo imitima yanyu itoshwa mugateshuka mugakorera izindi mana mukazikubita imbere, hanyuma ngo tukikongereza uburakari bw'Uwiteka, ngo Uwiteka ngo akaziba ijuru akica imvura ubutaka ntibwere mu myaka yawe, hanyuma ngo mukarimbuka vuba mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Aya ni amagambo Imana yabwiraga Isirayeli. Yashatse kubabwira yuko batagomba kwemera yuko imitima yabo yoshwa cyangwa se imitima yabo iteshuka. Hanyuma umutima wundi twavuze icyo gihe wa 6 n'umutima wibona. Umutima wibona ni umutima wenda ugoye kumvikana cyane, ariko muri Zaburi 101 no ku murongo wa 5 uraja kubasoma. Avuga ngo ubeshyira mugenzi we rwereranwa nzamurimbura, ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira. Imitima wibona rero ni hariya usomye imigani ibice 6 ku murongo wa 17. Biravuga ngo Uwiteka ngo yanga amaso arimo ubwibone. Ugomba gukizwa bene data uhereye ku ngingo zacu zose. Amaso yacu agakizwa, amatwi yacu agakizwa, amaboko yacu agakizwa, ndetse ngo n'amaguru yacu nayo ngo agakizwa. Umutima wibona Imana ntabwo iza iwishimira. Ni ryari ushobora kumenya yuko wenda ugira uwo mutima wibona? Akenshi bavuga uti ni ryari ntamenya yuko ugira umutima wibona? Cyane iyo wumva yuko ugomba ko turumvikana. Yego. Iyo wumva muri kamere yawe ugomba kuvuga ku kintu cyose ugomba kuba uwa mbere kukivugaho, icyo gihe haba harimo umutima wo kwiyemera, umutima wibona. Yego. Iyo kandi wumva ko
uhora ugaya ibitekerezo by'abandi kenshi ugira umutima wo kugaya ibitekerezo by'abandi uzamenya yuko ufite umutima wibona ufite umutima wiyemera yego akenshi kandi iyo wumva utemera gukosorwa icyo gihe muri wowe hazaba harimo umutima wibona yego nari ntanzwe izo ngero kadukomeze hanyuma umutima wa karindwi ni umutima wiyemera ni umutima wishyira hejuru akenshi kwiyemera bene data bitera gusuzugura ndetse no kutumvira iyo umuntu yiyemera aba harimo muri we gusuzugura no kutumvira umutima rero wiyemera ntabwo Imana iwishimira yego reka mvuge ku mitima Imana yishimira haleluya amen niba hariho imitima Imana tishimira ariko kandi hariho n'imitima Imana yishimira yego umutima ukunze umuntu ufite umutima ukunze ufite umutima ufite ubushake uwo mutima Imana irawishimira cyane ibyo dukora byose tubikorane umutima ukunze umutima ufite ubushake ariyo umuririmbyi waririmbye neza cyane wo mu Giswahili aravuga ngo waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele abakoranye umutima wuzuye urukundo abakoranye ubushake yego bazahora bamuhimbaza yego ibyo dukora byose tubikorane umutima ukunze yego ubundi mutima Imana yishimira cyane ni umutima wuzuye ishyaka muri Tito ibice 2:17 biravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza babonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'isi ukatwigisha kuja twirinda dukiranuka kubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ivyimbo by'umugisha ahubwo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye umukiza amen ku murongo wa 11 cyane akavuga ngo watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite yego bugira ishyaka ry'imirimo myiza Imana yishimira cyane umuntu ugira umutima umva dufisha gusenga ibyo dukora byose buriya no mu buryo bwo Imana yishimira n'abantu bagira ishaka no kugira ishaka ry'umuryango no kugira ishaka ry'igihugu abantu buzuye ishaka bafite ishaka ubundi mutima Imana yishimira ni umutima utunganye umutima ufite isuku nayo mpamvu twasomye hariya Petero yavuze ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma gusa wo kuba umusatsi cyangwa wo kwambaza izahabu cyangwa gukanisha imyenda ahubwo ube uw'imbere wishwe mu mutima amen mwari turavuga ngo uwo murimbo ni umurimbo utangirika umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ari wo giciro cyinshi mu maso y'Imana amen Imana yishimira ko tutunga imitima itunganye amen uriya muntu wacu yego bamubwira ngo nawe Timoteyo tukataba mukuru ahubwo ngo umuhugure nkaso n'abasore ubahugure nka bene abagore bakuru ubahugure abagore bato n'abakobwa bahugure bawe ariko bamubwira ngo ibyo byose bikore ufite umutima utunganye yego aravuga ngo Pawulo ngo izo nshingano uzikore utazi mpuguro kuri ibyo byiciro byose nkubwiye aravuga ngo ubikore ngo ufite umutima utunganye ufite umutima ufite
yego umutima utunganye ni umutima unerekeye Imana, umutima wemera guca bugufi. yego Kandi kugira umutima utunganye ntabwo bisobanura yuko utaba ufite amakosa. Yego ushobora kuba dufite amakosa, ariko umutima wakwemeza ayo makosa no ukayihana vuba vuba cyane. yego Cyane cyane kwihutira kwiyunga n'Imana, ko niko kugira umutima ufite isuku. Hanyuma wundi mutima Imana yishimira mu mutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye imbabazi. Pawulo yaravuze mu rwandiko rw'Abefeso ibice 4:32 aravuga ngo mugirirane imbabazi neza, mugirirane imbabazi, mubabarane ibyaha kuko Imana yababariye muri Kristo. amen Kugira umutima ugira imbabazi kimwe no kugira umutima utekereza neza cyane ku bandi. yego Umutima wuzuye imbabazi, uwo mutima ni ngombwa tugomba kuwutunga nk'abana b'Imana. Kandi iyo mitima tuvuze, iyo niyo mitima Imana izayishimira gukorana nayo. Hanyuma uwundi mutima Imana yishimira umutima ukunda gukiranuka. yego Hanyuma kundahihuta cyane umundi mutima umutima utajarajara. Rero umutima Imana irawukunda cyane. Umuntu utuza umutima, umuntu uhamye, umuntu utajarajara, umuntu udakuka umutima, muzo duhura nabyo zose ukaba uri pose, ufite utuje no mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukagira umutima ushikamye, umutima uhamye, umutima utuje, umutima utajarajara, umutima udahangayika. Umutima Imana irawishimira cyane. Nagira ngo rero ubundi mutima wa nyuma Imana yishimira, nubwo namishyira ko umutima uzirikana, umutima uzirikana uzaza ukorerwa byose, uzugira umutima uzirikana, umutima ushima, umutima ushima. Haleluya, haleluya. amen amen Barabisubiramo amagambo ijanye na position y'imitima yacu. Imitima Imana yishimira gukorana nayo n'imitima Imana itishimira gukorana nayo. Nagira ngo tugere cyane cyane ku cyigisho cy'uyu munsi twateguye kijyanye no kugenga ururimi rwacu. Hariya muri Yakobo, reka dusome mu rwandiko rwa Yakobo ibice 3 no ku murongo wa mbere, ibice 3 no ku murongo wa mbere. Turara kuganira hejuru y'urugingo rwitwa ururimi. Uvuga ngo bene data, ni ibice 3 Yakobo no ku murongo wa mbere. Bavuga ngo bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. yego Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. yego Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. Hariya kuri 5 kavuga ngo n'ururimi narwo niko ruri, n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni uwibungana n'isi. yego Rwashizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, yego rukongeza kamere yacu yose, nabwo rukongezwa nayo
kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kugereza kandi baraje ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kumenyereza rwose ni ububi budatuza rwuzuye ubusabwe bwica urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu shusho y'Imana. yego 10 mu kanwa kamwe havamwo gushima no kuvuma bene data bikwiriye kumera bityo. mbese amazi meza n'akete y'isoko imwe bene data umutini wabasha kwera imbuto za elayo cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini, niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Ndagira ngo tusomye igice kirekire cyane ariko twavugira ngo ijambo rishoboye cyane kumvika. yego Narivuze yuko ururimi ni urugingo ruto cyane kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ni urugingo ruto cyane mu ngingo dutunze. Ariko Yakobo aruvuzeho amagambo akomeye cyane. Atanze urugero rw'agashashi gatoya cyane k'umuriro gashobora kwatsa imisozi myinshi cyane. Avuze yuko ururimi narwo niko rumeze iyo tutabashije kurugenga kurutegeka. Cyane cyane nshaka kuvuga yuko tugomba kumenya gutegeka ururimi rwacu, kumenya gutegeka ururimi rwawe. Kubera iki? Yakobo yaravuze ngo ururimi ni umuriro, avuze ko ari umuriro. Haleluya, amena. ese turi kumwe? yego Yakobo avuze yuko ururimi avuze ko ari umuriro ushobora gukongeza cyangwa se kwatsa imisozi myinshi. Ururimi rushobora gukongeza, rushobora kwatsa umubiri wawe, kwatsa ingingo zawe zose, kwatsa kamere yawe yose mu gihe utabashije kuba maso ngo umenye uburyo ushobora kugenga ururimi rwawe. yego Nubwo ari urugingo rutoya, iyo tutafite amahirwe yo kumenya kurukontorora, umenye kujera ururimi rwawe. Muri ibi bihe turi muri data, ntekereza yuko byaba byiza tukamenya uko tugenga ururimi rwacu, tukamenya amagambo tuvuga nayo tutavuga, kuko ururimi ijambo rigera kure cyane. Ijambo rigera kure nubwo ryaba ritoya, ariko iyo ari ijambo ribi rigera kure cyane. Hatwe abakristo ubwoko bw'Imana, Petero yavuze ngo muri ubwoko bwatoranijwe tugomba kuba dufite itandukaniro riri hagati y'abandi. Ndavuga twebwe abana b'Imana, twebwe abakristo. yego Yakobo aravuze ngo ururimi ni umuriro ushobora gukongera cyangwa se kwanduza umubiri wawe wose, ukabamo. Kandi Yakobo aravuze ngo urwo rurimi rufite inshingano ebyiri. Aravuze ngo rufite nirwo dukoresha dushimisha Imana. Nirwo dukoresha dushimisha Imana, nirwo dukoresha tuvuga iby'Imana, nirwo dukoresha dutanga umugisha. Ariko kandi nirwo kandi dushobora gukoresha tutabaye maso tukarukoresha nabi. Nayo mpamvu tugomba kumenya uko tugomba kurukoresha. Yaravuze Dawudi Zaburi 115 ku murongo wa 3. Aravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? yego Aravuga ngo ninde uzatura ku musozi wawe wera? Aravuga ngo mbere ngo n'ugendera bitanye. Agatora ngo ibyo gukiranuka. Icya gatatu ngo akavuga iby'ukuri kuko biri umutima we.
cyakane ngo ni umuntu ngo utabesheresha abandi ururimi rwe. Icya gatanu ngo ntagire nabi mugenzi we. Icya gatandatu aravuga ngo ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Ubwo ni ururimi. Iyo tutabaye maso, ubwo ni ururimi rushobora gukora iyo mirimo itari myiza. Hariya kwa gatandatu aravuga ngo ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Umuntu uzaguma mu ihema ry'Imana, umuntu uzaguma mu bushake bw'Imana, uzaguma mu ihema ry'Imana. Umuntu ninde ngo uzatura umusozi wawe wera, n'ugendera mu bitungane, kandi ngo agakora ibyo gukiranuka, akavuga ngo iby'ukuri kuko biri mu mutima wiwe. Hanyuma ngo ntabesheresha abandi ururimi rwe, kandi ngo ntagire nabi mu buryo, hanyuma ngo ntashushe umuturanyi wiwe. Ururimi ni urugingo rutoya, ariko tugomba kumenya uko turukoresha, tukarukoresha neza, kandi cyane cyane turukoresha tukaza dutanga umugisha. Amagambo uvuga yose ava mu kanwa kawe akaba ari amagambo anezeza, akaba ari amagambo yubaka abandi. Zaburi ibice 17 no ku murongo wa 3 Dawudi yaravuze ngo wagerageje ngo umutima wanje, kandi warangendeye n'ijoro, warahantase ngo ntiwabonamwo umugambi mubi. Dawudi aravuga ngo namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Gufata nagerageje nafashe decision, kuko Dawudi yaravuze ngo nafashe decision, naragerageje namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Ndagira ngo waba umukoro cyane kugira ngo nuzo tuvuga byose, kugira ngo ijambo risohoke mu kanwa kacu. Tuvuga byinshi, tuvuga amagambo menshi, ariko muri aya magambo yose tumaramaze kudacumuza ururimi rwacu. Amena. Zaburi 34:14 biravuga ngo uje ubuza ururimi rwawe utavuga ikibi, mbese ngo n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Amena. Uje ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Burya umuntu ni mugari cyane, bere data, umuntu ni mugari cyane, kandi umuntu ashobora gutakaza agaciro umwanya mutoya cyane bitewe n'ururimi rwiwe. Nayo mpamvu tugomba kuba maso muzo tuvuga byose, amagambo dusohokamo, amagambo dutanga, amagambo tuvuga, akaba ari amagambo ngo asize, akaba ari amagambo aryoshye, akaba ari amagambo ashobora kubaka abandi. Amagambo yawe, ijambo rigusohokamo ugomba kuba ari ijambo risize, ari ijambo risize riryoshye, riryohera abandi. Nubwo warivugira aho warivugira hose, ikoranabuhanga rikomeye cyane, ijambo ryagusohokamo nuko ryaba ari ryo, ariko rikaba ari ijambo risize, ari ijambo riryoshye, ari ijambo ryubaka abandi. Namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye, niko Dawudi yavuze 12 no ku murongo wa 3. 3 niko twasoma 14 aravuga ngo uje ubuza ururimi rwawe utavuga ikibi, iminwa yawe ngo itavuga iby'uburiganya. Zaburi 35:28 naho bakavuga ngo kandi ururimi rwanje ruzavuga gukiranuka kwawe, ruzavuga ishimwe ryawe umunsi wire. Ururimi rwanjye, urumva ko ni intego Dawudi yihaye, ni ijambo ushobora kuvuga uti kuva uyu munsi nzagerageza ururimi rwanjye, akanwa kanjye, amagambo ansohokamo. Ururimi rwanjye ruzaruvuga ibyo gukiranuka, ruzaruvuga ishimwe ry'Imana umunsi wire. Imana idufashe cyane, kugira ngo tubashe kumenya ko dutegeka ururimi rwawe. Zaburi aravuga ukaza kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwiwe ruvuga ngo ibyo gukiranuka. Akanwa k'umukristo kagomba kuvuga amagambo y'ubwenge, amagambo yuzuye ubwenge.
Amen. ndetse mu ndimi we uvuga ngo ibyo gukiranuka. Amen. Oh, haleluya, haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo no ku murongo wa 2 yaravuze nari ingenzi zirindira mu nzira zanje kugira ngo ndacumuza ururimi rwanjye. Yego. aravuga ngo nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Yego. Nsobanura ngo zagerageza guceceka imbere y'umunyabyaha, imbere y'umunyabyaha ni imbere yiwe, ari igihe biba ngombwa yuko guceceka. Niko yavuze uwatuyoboye, hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, kuko ijambo ry'Imana rivuga. Hari igihe biba ngombwa yuko duceceka kugira ngo tutanduza ubugingo bwacu, tutanduza agaciro ka haleluya, tutanduza agaciro kacu. Hari igihe biba ngombwa yuko duceceka. Nari igihe ndizirindira mu nzira zanjye kugira ngo ndacumuza ururimi rwanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Oh, haleluya. Nzajya mfata ururimi rwanjye. Buriya ari igihe biba ngombwa yuko tumera nk'ibirage kandi tuvuga. Ari igihe biba ngombwa yuko tutavuga kandi tuvuga. Ari igihe biba ngombwa yuko amagambo yacu aba makeya kandi tuzi kuvuga, kugira ngo tudacumuza ururimi rwacu. Kuko muri iki kinyejana dufite, akenshi iyo urebye ni igihe cyo kuvuga we, ariko kandi twige no guceceka. Tumenye ko tuvuga n'ibyo tutavuga. Twige no guceceka. Ndavuga twebwe abakristo, twebwe abana b'Imana. Haleluya. Amen. Ige guceceka. Bavandimwe, ndagira ngo wenda tugere mu mwanya wo gusoza, ariko dusenga Imana cyane twisaba kugira ngo Imana tubabarire amagambo menshi tuvuga, ndetse bigatuma muri ayo magambo ducumura. Dusoze mu gitabo c'Imigani ibice 10 no ku murongo wa 19. Mu gitabo c'Imigani, tukabasome mu gitabo c'Imigani ibice 10 no ku murongo wa 19. Aravuga ngo igitabo c'Imigani ibice 10 no ku murongo wa 19. Uko bivuga ibice 10 no ku murongo wa 19, amagambo menshi ntabura ngicumuro. Uwirinda muzavuga ni umunyabwenge. Ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure. Umunwa w'umukiranutsi ugaburira benshi. 21. Ariko abapfa bazize kubura ubwenge. Amen. 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 Amagambo menshi ntazaburamo ibicumuro. Aravuze ngo amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Ariko aravuze ngo uwirinda muzavuga ni umunyabwenge. Uwirinda muzavuga ni umunyabwenge. Imana idufashe, Imana idushoboze cyane kumenya kugenga, kumenya gutegeka ururimi rwacu. Yakobo yavuze ngo urugingo ni urugingo ruto cyane, ni urugingo ruto cyane ndetse rutagaragara, rwishe ruriyo ngiyo cyane, ni urugingo ruto cyane, ariko rushobora gukongeza kamere yawe yose, rushobora kwanduza umubiri wawe wose, rushobora kwanduza ndetse n'igihugu, rushobora kwanduza n'ubwoko, rushobora kwanduza na karitiye utuyemo. Ururimi rwawe utunze. Mana idufashe, Mana ibane natwe, Mana twuzuza ubwenge. Kuko umwanditsi aravuze ngo uwirinda muzavuga ni umunyabwenge. Asante. Kandi ngo ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure. Asante. Uwirinda muzavuga ni umunyabwenge. Mana idufashe, Mana ibane natwe cyane kugira ngo muri iki kinyejana tugezemo, muri iyi minsi ya nyuma,
yego muri ibi harimo urusaku rwinshi, harimo kuvuga cyane, ariko tubashe kumenya ko tugomba gutegeka ururimi rwacu, kugenga ururimi rwacu. Dufite imbaraga twahawe n'Imana hamwe n'umwuka wera w'Imana udushoboza kumenya gutegeka ururimi rwawe. Kuko nubwo wari urugingo rutoya, nubwo wari urugingo rusa nkaho rutoya, ariko ngo rushobora gukongeza kamere yawe, rushobora kwanduza umubiri wawe wose, rushobora kwanduza kugukuraho icyizere kubera yuko utabashe guhagarara neza ngo ubashe kugenga ururimi rwawe. Reka dusoze dusenga Imana yo mu ijuru kugira ngo Imana idushoboze, Imana iduhe imbaraga kugira ngo tugenga ururimi rwacu. Mu by'ukuri turi abantu ducumura muri byinshi, ariko Imana itubabarire cyane ku byo tuvuga, kuko turi abandi bantu kandi bitwanduza n'ibidutakaza agaciro. Ntabwo ari ibintu byinshi, ariko dushobora kuvuga amagambo make cyane ariko atari meza, hanyuma akakwanduza akagutakaza agaciro kawe. Reka dusenge Imana dusoza. Mana yacu, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye wo kubana na bene data. Turagushimiye kubw'ubutumwa washyize mu mutima wacu kandi turabutanze kuko wabuduhaye. Turagushimiye Mana yuko uri Imana idushoboza kugira ngo tubashe kumenya uko dutegeka ururimi rwacu, kandi urushaho cyane kubana natwe muri ibihe bya nyuma bikomeye bitwanduza. Imitima yacu Mana uyibe hafi kandi uyitunganye cyane, turushaho cyane gukora ibyo ushaka, dukore ibyo gukiranuka. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye yuko uri umwigisha w'umuhanga. Ni wowe urushaho cyane kwigisha imitima yacu, kandi mwuka wera w'Imana akarushaho cyane gusobanura kuruta uko twebwe tuvuze. Ni wowe usobanurira imitima y'ubwoko bwawe. Ni wowe ufite kumvikanisha neza cyane, ukagera hariya mu mitima yacu aho umuntu ashobora kugera, wowe urahagera Mana. Wowe uzugera hariya hihishe, hariya hatagaragara, hariya hataboneka, wowe uzuhagera cyane Mwami. Ndagushimiye kuko uzarushaho cyane kuduha imbaraga muri ibi bihe kugira ngo tubashe kumenya ko twitwara muri ibihe bya nyuma turimo. Umugisha bene data twari turi kumwe, kandi akomeze kubana natwe, ushaho cyane kugendana natwe muri iyi minsi yacu dusigaranye kubana mu isi, kugira ngo tubashe gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Ushobora kubica kugwa Yesu Umwami wacu. Amen. Amen.